nuko umugore umwe mu birori aravuga ati njyewe ndifata Imana nyihe mention ya 0 nyiteshe agaciro, ariko Los Angeles yose yahindutse umuyonga. Reka nkubwire ngo ibi ngibi bimaze iminsi bivugwa guhera ku itariki 8 Los Angeles ishya, utundi duce twatangiye kugenda dushya, ariko abantu n'ubu barikinangiye imitima, ntabwo bashaka kwemera ko ari Imana yabikoze. Ariko abantu nibashaka bubaha Imana, nibashaka bayubahishe, nibashaka bakora ibyo gukiranuka. Ntizigera na rimwe yemera yuko bayitobera igitazi. Uwiteka Mana nziza, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, turi imbere yawe. Amaboko yawe akomeye wagiye ukoresha turayazi, uburyo wagiye ukoresha turabuzi. Uno munsi wa none turi hano kuri Cyubugingo TV, Mwami Imana, tugiye kumva ijambo ryawe. Kandi Mwami Imana, bitewe nuko abantu batagishaka kwemera, turagira ngo dusesengure, tuvuge ibyawe mu buryo bwerurutse, mu buryo bw'ukuri. Naho abantu batabyemera, ntibizakuraho ibyo ukora ko ari ibitangaza, ari imirimo ikomeye, ari imirimo myiza. Ndetse warirahiriye uravuga ngo icyubahiro cyawe ntuzagiha undi, ntuzemera gusuzugurwa. Ariko Mwami Imana, nukwinde gusubye kugira ngo usange abantu no munsi wa none ubaha imitima iciye bugufi, ubaha imitima yo kukumenya. Mwami Imana, bamenye yuko ari wowe, bamenye ko utinyitse, uri Imana iteye ubwoba. Nuko Mwami Imana, tugiye gukora ikiganiro hano kuri Cyubugingo TV. Ndagusabye kugira ngo bane natwe, utugirire neza, uduhe kumvira, uduhe guhinduka. Ubundi Mwami Imana, reka nukuri ubane nanjye ugiye kubagezaho ikiganiro. Unyambike imbaraga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nk'uko tumaze kubimenyera, ndetse no ku bantu bashyashya bari buze, Nishimwe Emmanuel. Niba utarakora subscribe, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Uno munsi wa none reka nshimire kandi nsabire umugisha ku Mana Data ishobora byose, ku bantu bamaze gukora subscribe, kuba dukurikirana, turabashimira. Rero reka ngusabe kugira ngo utege amatwi wumve uno munsi none icyo tugiye kuvugaho. Abantu bagiye batesha Imana agaciro kenshi, Imana ikigaragaza, igakora imirimo n'ibitangaza, abantu bakayisuzugura, bakayitesha agaciro. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uno munsi wa none nushaka utege amatwi. Umunyarwanda yaravuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Bivuze ngo umuntu uramubwira, ukamwereka n'ibimenyetso, ariko ntashake kumva. Ariko reka mbabwire inshuti zanjye, nkunda kubabwira ngo Imana, abantu bayakwemera ko itariho, babyemera batabyemera, Imana iriho kandi Imana irakora. Rero hari abantu batemera iby'Imana, badashaka no kubyumva, ariko nta kindi kibateganyirijwe, ni Gehinomu. Inshuti zanjye, rubyiruko, ababyeyi, abantu bakuru, reka mbabwire ngo Imana ntabwo izemera ko abantu bayisuzugura, kubera yuko hazabaho kurimbuka ku isi, hazabaho ibibazo. Uno munsi wa none tugiye kuvuga ku nkuru zimaze iminsi zicikana ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko umujyi wa Los Angeles hariya muri United States of America byacitse, hari gushya, aho hari gushinzwa umwe mu bagore bari mu birori byo gutanga award, bashimira abantu bagiye babagira neza, abantu bagiye babapromotinga. Hanyuma rero hakaza kubonekaho gutanga amanota y'abantu bagiye bashimira abandi ibikorwa bagiye bakora muri ibyo birori byabo. Barangije bamentioning Imana 0, baravuga ngo Imana yabonye amanota 0, nta kintu Imana yabonye. Imana rero buriya ntabwo ikora nk'abantu,
ntago yirirwa irwana nk'abantu bamwe baterana ibisasu bakarwana inkundura bakarakaranywa. Imana ikora bucece. Ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye za CNBC hari kuvugwa amakuru agiye atandukanye, bari gukora live uburyo hariya muri Los Angeles, California hari gushya bitewe n'uko abantu basuzuguye Imana. Ibyo byamamare bitwa ngo ni ibyamamare ngo badashaka ko umujyi wabo ubamo Imana, Imana irahagira irahanyura. Rero Imana igiye kuzajya igenda inyura ahantu hagiye hatandukanye kubera yuko abantu bafite amatwi ariko ntago bumva. Irababwira ngo bave mu byaha, ariko ngereka nkubwire uzi ubwenge wava mu byaha. Imana igenda ibwira abantu ngo bave mu byaha bakabyanga, ariko Imana ije gukora. Imana ije gukora, ntago ari ibintu by'imikino, si ibintu byo guseka, si ibintu mbona bavuga ngo abantu barabikora kugira ngo babone za views kuri za YouTube. Ariko reka mbabwire, hari abantu Imana iri gukoresha nubwo mutabyitaho, bari kuburira abantu. Nabwiye ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ariko Imana idufashe. Reka dusome n'amagambo y'Imana. Reka dusome igitabo cya Amosi ibice 6 umurongo waho wa 8. Haravuga ngo Uwiteka Imana yarirahiriye, niko Uwiteka Imana nyiringa bivuga iti, nanga urunuka ubwibone bwa Yakobo kandi nanga n'amanyumba ye, nicyo gituma nzaharumurwa n'ibiwurimo byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uno munsi wa none natangiye mbabwira kuri Los Angeles, umurwa cyangwa se agace ko muri California hariya muri Amerika kahiye, kamaze iminsi gashya, aho bivugwa cyangwa se aho byatangajwe ko bihimuye ku Mana, bakavuga ko Imana ya mentioninze 0, ariko Imana icyubahiro cyayo ntizajya undi. Muyubahe, mubyange, mubyemere, Imana ntago icyubahiro cyayo izajya undi. Yarirahiriye, iravuga iti, irirahira, ibaza Imana kugira ngo yirahire. Mwarubyiruko, Imana irirahiriye, nimutayumvira, Imana irirahiriye. Imana igiye kugera kuri buri muntu wese utayumvira. Dore imitwaro y'imiruho iraje, kandi buri muntu uzikorera umutwaro, niko umuhanuzi umwe yavuze ngo uwo muntu uzikorera uwo mutwaro ngo ntabwo azigera abona ubugingo habe na hato. Inzira ye ni inzira yo kurimbuka. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Abantu bari kwiruka ku mafaranga cyane kurusha kukubaha Imana, bari kwiruka kugira ngo babahanurire ibintu bizima kurusha kukwiruka ku Mana. Abantu bari muri filime z'urukozasoni kurusha gusenga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana igeze kuri buri muntu wese, ikamushyira ku munzani, ikamupima, ikareba uko ari, kugira ngo yiheshe icyubahiro. Niba uzi ubwenge wubaha Imana, niba uzi ubwenge uyubahishe, niba uzi ubwenge uyikorere, niba uzi ubwenge urekeraho guhakana ko Imana ntayibaho. Niba uzi ubwenge ugaruke mu murongo muzima. Uwiteka Imana yarirahiriye, arirahira, aravuga ngo ngiye Uwiteka nta muntu uzigera unsuzugura, naho yaba akomeye, naho yaba arinde, naho yaba ari umunyapolitiki ukomeye, naho yaba afite imbaraga zingana gute, ntago nzigera nemera gusuzugurwa. Naho mu nzu imwe hasigaramo abantu 10, nabo bazapfa. Bivuze ngo niyo yaba umuntu umwe, niyo yaba imbaga y'abantu batubaha Imana, bazapfa. N'umunsi wa none turi kubona hano mu mashusho nk'uko turi kubibona, muri kubona hano hantu, muri kubona ko Los Angeles yahiye. Aya mafoto muri kubona, izi video muri kubona ko hahiye cyane. Rero uno munsi nushaka wumvira ijwi ry'Imana, nk'uko natangiye mbibugana ababwenga amatwi ari mu rupfu ntiyumva, mwanga kumva ntiyanga no kubona, kandi buryo wanze kumva ntago wanga no kubona. Imana ivuga birenze rimwe, ikavuga birenze kabiri, ikavuga birenze gatatu. Ariko reka mbabwire ijambo, abantu bubahishije Uwiteka
naho isi yahinduka, naho intambara zaza, bo barashinganye kandi bazabona kugira neza kw'Imana. Imana izaba mu ruhande rwabo, Imana izabatabara, Imana izabamara ubukene, Imana izabakiza amaboko y'ababisha babo, Imana izabagirira neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Rero reka nkubwire ngo uno munsi uhindure icyerekezo. Jyewe nkimenya Kristo namenye ko ari umukiza n'umucunguzi, ndamwiharira. Umukozi umwe w'Imana bita Kamanzi niyo hoza avuga ngo abantu bakeya nibo bazarokoka, abenshi bazarimbuka. Birababaje kuba warakoreye Imana, waratanze icyacumi, warasenze, waririje ubusa, ariko ukazarimbuka, ubugingo bwawe bukajya Gehinomu. Hindukira uno munsi wa none, ukora ibyo Umwami ashaka n'ibyo ashima, ukiranuka ku kanini no ku gatoya, wirinde ibyaha by'inyongobeza bugingo, kuko Umwami dore araje kandi ageze ku irembo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Wiyubahe, nutiyubaha nta muntu uzakubaha. Wihesha agaciro, nutakihesha nta muntu uzakaguhesha. Kandi uri ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshye. Nushaka gukorera Imana, ubuzima ni ubusa. Bariya bari bafite amazu muri Los Angeles, bakanga kubaha Imana, byahindutse umuyonga. Babivunikiye igihe kirekire, babyirukaho, babitaho igihe cyabo, ariko bwo kutubaha Imana, Imana irigaragaza. Reka nkubwire ngo ubahe Imana. Abantu barashaka ubwamamare, bakabinyuza mu nzira ya sekibi kugira ngo bakunde bamamare, babe ibyamamare, ariko ibyo ngibyo ni iby'igihe gito bikarangira. Imana iyo itambutse rimwe bihita bihinduka umuyonga, ikoze akantu kamanjwe gusa, bakazimya bikanga, umuriro ukaba umuriro, bazimya hamwe ahandi hakaka, kuko ari Imana yabikoze, bitakozwe n'abantu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Niba uzi ubwenge ukora iby'Imana n'ibyo ishima, nibwo izabana nawe, nibwo izakurinda, naho ubundi ibikomeye byo mu isi bizakugeraho niba kubahisha Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Niba wumva ugize intego yo guhinduka, uhere n'umunsi ukizwe, Uwiteka nta cyana kimwe atababarira. Ariko ku muntu umaramaje, Uwiteka ntagashake n'iryarya, ntashaka bamwishushanyaho, ntashaka bamuhungiraho kuko bagize mu byago, ashaka abantu bakizwa bameze neza, hatari ukubona ngo wahombye ngo reka nsubire gusenga. Warasenze Imana ikakugirira neza, warangiza ugasubira inyuma ukayitura inabi. Uwiteka Mana nziza, Imana iri hejuru ya byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana igira neza bugacya bukira, ndagushimiye. Uri inyembaraga, urahambaye, warirahiriye uvuga ngo izina ryawe nta wundi uzariha, icyubahiro cyawe uzakigumana ibihe n'ibihe, iteka n'iteka. Nuko Umwami Imana twari turi kuvuga ku buryo wigaragaje, ariko Umwami Imana reka n'ukuri umenye ibyo bimenyetso kugira ngo abantu bamenye yuko ari wowe, ubundi wibeshe muri byose. Mwami Imana n'ukuri utanga agakiza, abantu bakizwe, abantu bakwakira nk'Umwami n'Umukiza. Mwami Imana reka abantu bahinduke, bahindukire inzira yawe Kristo. Kandi Mwami Imana n'ukuri reka ukureho abantu batahamagawe nawe, abantu bakora umurimo kubw'amafaranga, kubw'ubutunzi, kubw'izindi ndamu. Reka Mwami Imana abo ngabo bakuzeho ibimenyetso byawe, kugira ngo bamenye yuko uri Imana n'ukuri itanegurizwa izuru, utari Imana yo kubahukwa. Abantu bose bamenye yuko uri Imana itinyitse, iteye ubwoba. Komeza kujya neza, ubundi Mwami Imana abashaka gukizwa ariko ubagirire neza, babone umugisha wawe, wakomereze amaboko, wakomereze mu buntu bwawe. Mwami Imana babone kujya neza kwawe, bamenye kuri Imana, bagende babyamamaza hose. Ba Petero bamaze kumenya yuko ari we Imana, bamaze kumenya ko Kristo ari Umwuka Wera, bamaze kumenya yuko ari we bugingo, ngo bahera ko barahamya, ngo baravuga ngo uwo mwishe mukamubamba, yuko ibi byose mureba. Mwami Imana kudushyigikire, tube ibikoresho bishimira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.